Umunsi wa none reka dutangire agakuru keza cyane. Inkubwire ngo tuzakabane mu kuva gatangiye. Ikugeza karangiye ubwo turimo turatangirana na Nyiramwiza. Arimo aragenda yiyitaho. Gake gakeya. Afata agasume kari karaho ngaho nyine arimo aragenda yiyitaho gake gakeya. Agakuru kacu k'uyu munsi karatangira gake gake. Ariko tuze kugenda dusobanukirwa. Ubwo umukobwa ari aho ngaho. Nuko arimo aragenda yita ku misatsi ye. Ubona ko ibintu bimeze neza nta kibazo na gitoya yifitiye. Ariko umukobwa niba yibana, niba atibana, ubwo ari hano wenyine, agatangira kuba yavuga ati reka mbe nishyirira ku mashini, imbanze nirebere nyine utuntu tugezweho, mu makuru ibyo barimo baravuga, itayari dore nuko nguko yise acana televiziyo, ingabe yareba. Ubwo ajye kubita kuri televiziyo ubwo niko bahise batangira kuba bavuga ati hari impfu nyine zirimo ziraterwa, barimo barica abagore nyine ubwo nuko nguko mu makuru batangiye kuba bavuga ati hari impfu zirimo ziraterwa. Zidasobanutse ariko barimo barica abagore gusa. Rero turabasaba mu masaha ya nimugoroba abagore turagira ngo mube mugumye mu ngo zanyu mu rwego rwo kuba mwagira ngo mutekane, mugume mu rugo rwanyu mwitonze hatagira umugore uza kuba yasohoka mu masaha ya nijoro. Umugore akiraho ngo yahise yumva hari umuntu urimo uragira gugeza kuba yakomanga ahantu ari, agatangira kuba yavuga ati ibyo ni ibiki ndimo ndumva. Ubwo umukobwa bagatangira kuba bavuga ati se icyo kintu ndimo ndumva kirimo kiravuga nka sekibi. Umukobwa nyine yatangiye kuba yakumva ati ko ndimo ndumva icyo kintu kirimo kiravuga nka sekibi. Agatangira kuba yavuga ati none se bino bintu barimo baravuga mu makuru iko numva bitangiye kuba byantera ubwoba, ngo abagore ngo ntihagire umuntu ngo ufungura idirishya cyangwa ngo urara hafunguye idirishya. Ibyo ni ukubeshya. Umukobwa nyine yahise abipinga, ahita atangira kuba yavuga ati ngo ngiye ndara kuri floor ya 10 cyangwa se nyine kuri etage ya 10 hejuru pangu uzamuka. Ndara kuri floor ya 10 nta kintu na kimwe ngiye naba. Umukobwa baravuze ati mu makuru ntihagire umuntu urufungura idirishya mu masaha ya nijoro, cyangwa se nyine ngagerageza kuba yafungurira umuntu n'umwe, ahita aryama noneho cyane ku bakobwa barimo barapfa bitunguranye. Umukobwa ariko afite icyizere utamenya ntarimo aragikura, ngarara kuri floor ya 10 ngo nta kintu na kimwe yaba. Dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati bababeshya. Dore bimwe mwanga kuba mwakumva mukanga kuba mwakemera ibintu. Uyu nawe yese atangira kuba yakegera amadirishya undebere, kandi baramubujije. Amatwi ari mu rupfu ntiyumva, urupfu rurimo amatwi narwo rurumva. Umukobwa dore yafunguye amadirishya nta kintu waza umubwira, nta n'ikintu waza umusobanurira, ngari kuri floor ya 10 we nta kintu yaba. Mu makuru baravuze ati ntihagire umuntu wegera idirishya, ntihagire umuntu urifungura. Undi agatangira kuba yavuga ati se ko ntangiye kuba nagira ubwoba none hora ko ntangiye kuba nagira ubwoba. Umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati ko ntangiye kuba nagira ubwoba. Uyu munsi se ntago ari uw'amahirwe, ibanza afite amahirwe make. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, ariko akavuga ati reka mfungeho reka mfungeho kuko mbyumvishije mu makuru, ariko bitari ibyo ngibyo n'ubundi ndaza kuba narifungura niyo tera akayaga. Ibi nta kintu bivuze. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga, akavuga ati ngewe reka mbe naruhuka ariko mu kanya ndarifungura niyo tera akayaga ngiye nta bwoba ngira. Umukobwa unyumvire nyine ngo nta bwoba agira, mu kanya araza kuba yarifungura ngo yiyotera akayaga. Ubwo nuko nguko yaje gake dore nuko nguko yatangiye kuba yareba, akareba akavuga ati ibintu bimeze neza, ibintu byose ni ubutami, ibintu nta kibazo na gito yakira aha ngaha. Dore nuko nguko yaje ashyira akaguru ku kandi atangira kuba yakicarira. Ariko ngo hari ubwicanyi burimo buraba bukaba ku bakobwa gusa. Abantu bose bakobwa barimo barababwira ati ntihagire umukobwa uza kuba wafungura, cyangwa se ngaze kuba nyine yagerageza kuba yafungura amadirishya no kuba yakakira umuntu atazi. Ariko ndagatangira ati ibi bintu byose ni ukubeshya, ibyo byose ni ukuba batubeshya cyangwa se babeshya buri umwe. None se ubu ngubu ni gute icyo kintu cyaza kikica isi yose? Ibyo bintu byose mu makuru baba barimo baravuga ntago baba babizi, ni ukuba babeshya. Ni gute icyo kintu cyaza kikica isi yose? Umukobwa yaravuze ati reka nongere ndebe amakuru ukuntu bimeze, reka mbe nakongera ndebe mu makuru ibyo barimo baravuga ibyasutse mu makuru. Umukobwa yahise acana televiziyo, akiyicana ariko dore ibintu byatangiye kuba byakaka muri televiziyo. Ndagira ngo ndebere, dore televiziyo yari nzima, dore ukuntu yayakije igahita iba, yatangiye kuba yazama amashaza. Dore televiziyo yari nzima. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki ndimo ndabona aha ngaha, ibi ni ibiki, bisobanuye iki? Televiziyo yari nzima, yahise izamwe amashaza ahita yongera arabibura. Yahise atangira kuba yavuga ati se televiziyo yanjye ibaye iki? Televiziyo yanjye ibaye iki?
ubwo niko yarebye atangira kuba yavuga ati se ko mbona igihe kirimo kiragenda kiba kibi, ibi bintu bisobanuye iki cyangwa bino bintu byaba ari ibiki? Reka nze mbanze ndebe ino televiziyo, ntabwo ndimo ndabyizera ikintu yaba yabaye. Ubwo nuko nguko yahagurutse atangira kuba yavuga ati ntabwo nakizera ikintu cyaba kibaye kuri televiziyo yanjye sha, reka nze mbanze nicekingire, mbanze mbimenye, mbanze nirebere, mbanze mbyiyemereze. Dore nuko nguko yatambutse atangira kuba yaza yigize umutekinisiye, agikora kuri televiziyo hari icyajemo, ikiramukanga gitangira kuba cyavuza induru ati hahaha, ikiramukanga basi. Dore umukobwa yagize ubwoba, yatangiye kuba yasubira inyuma avuga ati ibi ni ibiki? Ariko umukobwa afite amaraso ndetse ikirenzeho, dore nuko nguko ameze, arimo arareba. Yatangiye kuba yamubwira ati jya kure cyane, ariko undi akamubaza ati wowe urinde? Urinde wowe urinde urimo urashaka iki? Urimo uragaragara nk'umuzimu, urimo urakora iki mwahangaha muri televiziyo yanjye? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati baba we. Undi yahise amubwira ati rino joro ndagira ngo mbe nakubwira ati iri joro udakora ikosa, ntugerageze kuba wafungura urugi cyangwa se idirishya n'indi nshuro hatagira umuntu uza kuba wafungurira uko yaba ameze kose. Icyo nicyo kintu nkubwiye. Umukobwa yararebye arareba ati iki? Ibyo ni ibiki? Undi nawe wahise bamubwira ati nuramuka ubikoze, ibyo nutinyuka cyangwa se ukagerageza kuba wabikora, ndagira ngo mbe nakubwira turaza kuba wapfa. Ibyo bintu nugerageza kuba wabikora uraza kuba wapfa. Icyo ngicyo cyahise kigendera. Niba ari uwapfuye, niba ari ikidayimoni, ariko cyaramuburiye ngo utagerageza kuba wafungura. Umukobwa yahise atangira kuba yareba atagiye he, kureba televiziyo. Umuriro wahise wongera uragaruka. Ndagira ngo ndebere, dore cyaraje banza kuba hakijima, ariko cyaragiye ihongera kuba haza umucyo, urumuri rurongera kuba rwaza. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki we? Ibi ni ibiki? Yatangiye kuba yakibaza ati ibi bintu byaba ari ibiki? Eko narimo ndabisobanukirwa. Atangira kuba yakishyugusa cyangwa se nyine yakiruhutsa, agatangira ati ibi bintu byaba ari ibiki? Ariko kureba neza, dore televiziyo yarongeye yaka bisanzwe, nk'uko bayicana nyine yarongeye iraka neza, nta kibazo na gito ubona icyaba kiri aho ngaho. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu se eko bidasobanutse, eko ntarimo ndamenya ngo ni ibiki, ibyaba ari ibiki bino bintu? Ubwo umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati mama we, ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Tayari dore nuko nguko yahagurutse arimo aravuga ati reka nze mbanze ndebe, reka nze ndebe. Dore nuko nguko yahise azimya televiziyo vuba vuba. Reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, kano gakuru tukabanemo, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yareba televiziyo impande n'impande, avuga ati se ino televiziyo hari ikibazo yaba ifite? Hari ikibazo yaba ifite? Reka ndebe zino nsinga. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yagenda yeseya ngo arebe niba zino nsinga nta kibazo zaba zifite, ariko kwitegereza yahise abona ko nta kibazo na gitoya zifite. Atangira kuba yavuga ati none se ko ndimo nagira ibintu byo kuba nareba ibintu bidahari? Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga ngo arimo arabona ibintu bidahari, gafite ikibazo cyo kuba yabona ibintu bidahari. Akavuga ati noneho ntangiye kuba nabona ibintu bidahari, ni igiki kibazo kirimo kirambahora? Ibi ni ibiki birimo birambaho ku buryo ndimo ndabona ibintu bidahari? Umukobwa nyine ntago yizeye biriya bintu bimubonekeye cyangwa se bimubonye, ariko atangira kuba yavuga ati sawa, nta kibazo, ubu ngubu ni ukubona ibintu bidahari nicyo kibazo mpuye nacyo. Umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yakiyumvisha, ariko agatangira kuba yavuga ati nijoro hagati cyangwa se nibigeraho nijoro hagati, ndaza kuba nafungura amadirishya ndetse nanafungure n'umuryango, nze kuba nareba kuko niba bino bintu atari ibyo ndimo ndiyumvisha, nze kuba nareba niba hari ikintu kiri buze kuba cyaba, kugira ngo mpagarike ubwoba bwanjye mfite. Nyumvira umukobwa nyine ikintu yatangiye kuba yavuga ngo ahubwo araza kuba yafungura amadirishya nini kugira ngo noneho ngo arebe niba ubwo bwoba afite buri buze kuba bwashira. Ariko yatangiye kuba yavuga ati ibyo ni ukubeshya, hano hanze hari abaturanyi, navuze induru bakantabara, none se ni gute bavuga ibyo ngibyo baba beshya? Unyumvire nyine umukobwa atangiye kuba yakiyumvisha ko ibyo bavuze mu makuru ari ibikabyo, ari ukubeshya. Rero atangiye kuba yavuga ati hano hari abaturanyi, hari abantu impande n'impande, ni gute navuga ngo mvugije induru ngo wabuze umuntu ntabara? Ibi ngibi ni ukubeshya. Umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati ibi ngibi ni ukubeshya tayari. Dore nuko nguko yavuze ati reka mbanze ninywere n'amazi, ibintu byancanze, ibintu byandenze, tayari. Umukobwa se biragenda gute? Ariko bamuburiye
twabonye televiziyo ibanza kuzima, ikaka ikazima hari icyaje kuba cyamuburira. Umukobwa ariko afite icyizere ngo hanze hari abantu ngo bamutabara cyangwa se ngo abaturanyi be bamutabara. Ikindi cyizere afite ngo nuko ari kuri nivo ya 10, akiri aho ngaho hari icyakomanze cyangwa se hari uwakomanzi. Yahise atangira kuba yakumva hari umuntu urimo urakomanga. Umukobwa anyumvira ukuntu yarebye, dore none ubwa bwoba yari arimo aravuga ngo nta bwoba. Yahise atangira kuba yakibuka umwe wamubwiye ati nijoro cyangwa se mu ijoro. Umukobwa nyine bamubwira ati ntiwagerageza kuba wafungura urugi cyangwa se amadirishya. Ndabikubwiye utaza kuba wagerageza kuba wafungura urugi cyangwa se amadirishya. Nuramuka ubikoze, nuramuka ugerageje kuba wabikora, ndakubwiza ukuri kuri buze kuba wapfa. Umukobwa ibyo nibyo bintu yatangiye kuba yakibuka ari uko manze. Umukobwa atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki umukobwa yikanzemo? Hano nawe ntabwo wabura kugira ubwoba. Nubwo arimo aravuga ngo nyine ngo yatangiye kubona ibintu bidahari, ariko hano ntabwo wabura kuba wagira ubwoba. Ubwo niko yatangiye kuba yareba akavuga ati ibi bintu ni ibiki? Ibi bintu bisobanuye iki? Ibi bintu ni ibiki? Dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati se ninde waba uri hariya urimo urakomanga? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati ninde waba uri hariya arimo arakomanga? None se ari ibyo nari natumye? Cyangwa se nyine yaravuze ati ni delivery yabije, cyangwa kwa kundi nyine uhamagara ibintu bikaba byakugeraho. Ariko ndatangira kuba yavuga ati se ko ntari nodarinze cyangwa ntari natumije, nta kintu nari natumije, uwo muntu waba uje yabaje kumara icyangaha? Ubwo yatangiye kuba yavuga ati se yaba ari manager wa hoteli? Umukobwa ibyo ari byo byose ari muri hoteli, ariko agatangira kuba yavuga ati se yabaje hano iki gihe ko yaba yatinze, ntago ari we, uwaba waje wese nta muntu nari mfite kuba nakakira. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakiyumvisha, akavuga ati none bino bintu se birimo biragenda gute, cyangwa bino ni ibiki? Ubu se bino bintu numvishije mu makuru by'impfu byaba ari ibya nyabyo? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yatekereza, agasanisha akabyibuka neza. Rero yatangiye kuba yavuga ati biriya bintu numvishije mu makuru byaba ari ibya nyabyo? Ubwo nawe yatangiye kuba yavuga ati se ninde waba uri aho ngaho ku rugi urimo urakomanga? Umukobwa nawe yatangiye kuba yatambuka gake gake, idora amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Urupfu rurimo amatwi rwo rurumva, ariko amatwi ari mu rupfu ryo ntajya yumva. Umukobwa dore ngo aratangira kuba yakegera urugi. Dore nuko nguko umuntu bavuga ngo mu gitondo ngo yabuze ubuzima ari we wabyiteye, urwishigisha yararusoma. Asino migani nayimenye gute? Umukobwa yatangiye kuba yakegera urugi, tayari agatangira kuba yafungura, ariko agiye kuba yafurira umuntu atazi. Mu makuru namwe mwabyumvishije, ndetse na kino cyaje kuba cyamuburira kimubwira ati nuramuka ufunguye urugi cyangwa se amadirishya, ibikubaho nawe ubyirengereye, uraza kuba wapfa. Ubwo nuko nguko cyamubwiye turaza kuba wapfa. Ariko yahise agira ubwoba, dore ubwoba ngo buramutaha. Ubwoba bwaramutashye, atangira kuba yavuga ati oya, wapi hava nosi yata, have kuri televiziyo ibyo nabonye birimo biranyibutsa cyangwa se birimo biratuma bigumya binzamo, ntago ndi buze kuba nafungura. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati nanagendeye mu byo mu makuru, ndetse ngendeye no kuri bya bindi nabonye, reka ibi bintu sinaza kuba natuma mfungura. Wapi, sindi buze kuba nafungura. Umukobwa nicyo kintu noneho yavuye ku izima, aravuga ati sindi buze kuba nafungura. Ubwo ngubwo ariko bakagumya bakomanga ati fungura. Umukobwa akibaza ati si ngibi byaba ari ibiki? Agatangira kuba yavuga ati se bino ni ibiki? Ninde urimo urabikora? Ninde urimo urabikora? Ni gute nge nafungura? Umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati ni gute ngewe nafungura ahangaha? Ubwo niko yatangiye nyine kuba yakibaza afite gushidikanya ati ni gute nafungura ahangaha? Mu makuru babivuze, hehe hose babivuze. Rero ni gute yatinyuka kuba yagerageza kuba yafungura? Hari urimo uramuhamagara ati siya we. Umukobwa bamwita Siya. Undi yatangiye kuba yavuga ati ni ngewe mfungurira Siya, mfungurira. Umukobwa yaribaje ati se uwo muntu urimo urampamagara ninde? Ariko agahita yibuka ikimwe cyamubwiye ati nugerageza kuba wafungura ubimenye, nugerageza kuba wafungura urugi cyangwa se idirishya, ndagira ngo mbe nakubwira ati nta ninde nshuro uzongera kuba waboneka. Umukobwa rero yatangiye kuba yabyibuka, akumva hari urimo urakomanga amubwira ati mfungurira ni ngewe. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati none se eko kuri televiziyo bamburiye, ngo singerageze kuba nafungura.
ngo mfungurira uwo ari we wese. None uwo yaba ari indi? Ninde waba uri hanze? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati ninde waba uri hanze? Ninde ni gute nakizera? Uwaba wese ari hanze ni gute nakamwizeye? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ni njyewe mfungurira. Mfungurira. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati se ko numva wagira ngo ni Samu ku rundi ruhande, Samu yaba ari umuntu mubi? Ubwo umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza azi uwitwa Samu, ariko atangiye kuba yavuga ati Samu yaba ari umuntu mubi? Atari kahangaha hamwe imbere ndatekanye, indamutse ngiye hanze nshobora kuba ntaba ntekanye. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yavuga. Aravuga ati se yaba ari Samu? Umukobwa niko yatangiye kuba yagenda kandi utuntu n'utundi. Zino nzu ziba zifite ukuntu nyine ureba umuntu uri ku muryango. Umukobwa niyo sisitemu yahise ashyiramo, avuga ati reka mbanze ndebe uyu muntu yaba ari inde. Tayari dore yatangiye kuba yabyonda ngo abanze arebe ariko hari umuntu arimo arashidikanya avuga ngo yaba ari Samu. Ariko Samu se yangirira nabi? Kureba hanze yaritegereje atangira kuba yavuga ati dore yagiye, ntawe ugihari cyangwa se ntawe uhari. Ndabona none ibintu bigiye kuba byamera neza cyangwa se bigiye kuba byagenda neza. Ntawe uhari, dore nuko nguko akiri aho ngaho telefoni yiwe yese isona. Ubwo niko yese avuga ati ninde se umpamagaye? Ninde umpamagaye? Dore amatwi ari mu rupfu nta nubwo ajya yumva. Dore umukobwa nuko nguko yaje avuga ati ninde umpamagaye? Dore tayari nuko nguko yaje kuba yareba telefoni yiwe. Hari urimo uramuhamagara, nawe aza yirukanka cyane ngo abanze arebe ninde urimo uramuhamagara. Tayari dore nuko nguko yaje, ariko atangira kuba yavuga ati gute yaba arimo arampamagara? Sombaza ngo ninde urimo uramuhamagara? Umukobwa niko ariyumvira ahita afata telefone ayishyira ku gutwi. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati halo, none se Samu bimeze gute? Umuhamagaye ni Samu. Yatangiye kuba yavuga ati wakererewe cyane, none se hari ikibazo wahuye nacyo cyangwa se hari ikibazo ufite? Umukobwa nyine yarafitanye gahunda n'uwitwa Samu, agatangira kuba yamubwira ati siya mfungurira umuryango, fungura umuryango. Umusore nyine arimo aramubwira ati fungura, ndashaka ko tuvugana. Uwo musore ngo bamwita Samu agatangira ati ni ibiki se? Ni ikihe kibazo cyangwa se ushaka iki? Agatangira kuba yamubwira ati njye nyine nagiraga ngo tube twavugana kuri bya bindi, kuko uyu munsi sinabonetse kuba naza, nagiraga ngo tube twavugana. Umukobwa arabyumva, uwitwa Samu arimo aramubwira ngo ngwino tuvugane cyangwa se mfungurira nze tuvugane. Undi agatangira kuba yamubwira ati dore rwore bwanyiriyeho, ni ukuri narindi hano nkuzaniye fagitire. Samu azanye icyitwa fagitire cyangwa se azanye fagitire. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati mfungurira nkuzaniye fagitire, ndakeka ari cyo gihe cyo kuba wayishyura. Umukobwa yatangiye kuba yakiyumvira, ariyumvira cyane, ubwo undi yatangiye kuba yatekereza ati se gute Samu atarasanzwe aza mu ijoro akabaje hano gute atigeze abikora, akabaje uyu munsi cyangwa se akabaje none? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati uyu munsi ndimo ndumva koko. Ubwo nyine umukobwa nyine nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, akavuga ati Samu we, ariko nyine biramucanze ukuntu Samu aje mu ijoro. Yatangiye kuba yamubwira ati none se iyo biri cyangwa se nyine iyo fagitire uza kuba wayohereza kuri chat cyangwa se ukayifotora ukayinyoherereza, hari ikintu byari kugutwara? Kubera ko uyu munsi nyine ntago nakoze, rero uyu munsi nakoze ntinze, natashye ntinze, rero wari kuyinyoherereza kuri chat cyangwa se nyine ukayinyandika aho twandikira yaba WhatsApp cyangwa se Facebook, nyine urubuga wenda bakoresha, ukabinyoherereza ukabifotora ukabinyoherereza. Nari kubibona hari ikintu byari kugutwara? Nta kintu byari kugutwara, natashye ntinze, ariko ibyo ngibyo nari kuza kuba nabibona. Ariko ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ati ntibiri buze kuba byakunda ko nafungura. Undi yakomeje kuba yakomanga, agakomanga cyane. Umukobwa nawe yagizemo ubwo baravuga ati uyu muntu ibite byiwe arimo arambaza iki? Hari uwongeye kuba yakomanga ku muryango, ariko hari undi uri kuri telefoni bita Samu. Umukobwa nuko nguko yise atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Ubwo nuko yaje kuri kamera kwitegereza neza ngo abanza arebe ninde waba uri kuri kamera. Umukobwa niko yarebye, tayari dore hari ikigabo cyahise kireba umukobwa, nawe yarikanze asubira inyuma. Yatangiye kuba yavuga ati mama we, ibi ni ibiki? Umukobwa yagize ubwoba, ariruhutsa atangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Dore kirimo kirareba nuko nguko kireba, dore kirimo kirareba niba ari igiki, ariko ni umuntu we. Umukobwa we yagize ubwoba, atangira kuba yasubira inyuma.
arimo aravuga ati ibi ni ibiki, ibi ni ibiki, dore gutangira kuba yareba akavuga ati mama we. Undi arimo aramubwira ati nakubonye, nagiraga ngo nkweseye cyangwa se nagiraga ngo testing cyangwa se ngo testing, ngaho fungura, nakubonye uri mwaho. Unyumvire nyine hari urimo uramubwira ngo yamubonye, ngari mwaha ngaha namufungurire. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati gute namuhakanira kandi arimo arambwira ngo yambonye. Umukobwa nuko nguko yahise yongera afata telefone ayisubiza ku gutwi. Undi akamubwira ati Samu we, ikumbuye nguyu niwe Samu. Yatangiye kuba yamubwira tunyihanganire, ntabwo ndi buze kuba nafungura, ntabwo biri buze kuba byakunda, kuko ndimo ndumva uyu munsi ntameze neza, ntabwo meze neza, ntabwo ndi buze kuba nafungura, ntabwo meze neza. Ubwo umukobwa nyine yaramubwiye ati ntabwo ndi bufungure, ntabwo meze neza. Wapi sindi bufungure, reka sindi bufungure, ntabwo meze neza, ndimo ndumva ko cyangwa se ndimo umutwe urimo urandya. Nyine umukobwa niko yahise amubwira ati umutwe, ndimo ndumva utameze neza, ndaza kuba nyine nakwishyura fagitire yawe ku munsi w'ejo, ntaribi uze kuba wanyoherereza muri chat cyangwa se nyine uze kuba wanyandikira, nze kuba nakoherereza amafaranga yawe, kuko ntabwo ndi buze kuba nafungura. Umukobwa yamenye akenge nyine aramubwira ati sindi buze kuba nafungura, fagitire uze kuyinyoherereza nko kuri WhatsApp cyangwa se ku zindi mbuga bakoresha. Yishyura undi atangira kuba yamubwira ati ntaribi uze kuba wabinyoherereza, noneho unansobanurire nyine ukuntu byose bimeze, ntaribi ndaba mbyumva. Hari ribisi. Umukobwa nyine nuko nguko yatangiye kuba yabibwira Samu. Samu nawe ari aho ngaho ari inyuma. Umukobwa agatangira kuba yavuga ati siko bimeze se, siko bimeze, hari ikintu bitwaye ariko sindi buze kuba nafungura umuryango. Ubwo undi yatangiye kuba yamubwira ati ndakwinginze ihangane ufungure umuryango, umunota umwe ntabwo uri buze kuba warenga, nindangiza ndahita nigendera. Undi agatangira ati gute Samu we, ariko kubera icyo urimo urampatiriza, ntabwo ndi buze kuba nafungura kuko ndumva ndwaye, ntabwo meze neza, ndarwaye, ntabwo ndi buze kuba nafungura. Umukobwa nyine yaramubwiye ati sindi bufungure kuko ndarwaye. Ubwo nuko nguko umugabo yatangiye kuba yamureba akamureba. Ubwo nyine nako niko yatangiye kuba yabyumva ukuntu umukobwa arimo aramubwira, akamubwira ati wowe uze kuba wakohereza fagitire twandikirane, cyangwa se uze kuba wayiyonyereza ejo mu gitondo, byose uhitemo icyo ushaka, wanyoreza fagitire nyine nkareba ukuntu bimeze, nayikwishyura nta birenze cyangwa se ntari. Undi yatangiye kuba yamuhamagara ati Siya, yewe Siya we, ndi hano wigira ikibazo, dore naje kuba nakwirebera, ntabwo biri butwara igihe kinini, ntabwo biri buze kuba byatwara igihe kinini, ifungura gatoya gusa ninjire tuganire n'iminota mikeya. Undi agatangira nyine kuba yamuhatiriza amubwira ngo yinjire, ariko undi akamubwira tuze kunyorereza fagitire. Undi akagumya amubwira ati ntabwo ndi buze kuba natinda. None se ko ufite ubwoba, hari ikibazo ufite utarimo urafungura? Umukobwa ariko nyine we murabizi. Ubwo undi nyine arimo aribaza ati se kubera iki adashaka ko nyine yaza kuba yanyandikira tukandikirana akampereza iyi fagitire yiwe, nyine akayifotora akayimpereza, noneho tukabiganiraho. Umukobwa nicyo kintu nyine yatangiye kuba yakibaza, agatangira ati bino bintu ntabwo yigeze abikora hambere hose. Nibyo nyine arimo aratekereza ati ntabwo yigeze abikora hambere hose, uyu munsi cyaba ari ikihe kibazo ku buryo arimo arampatiriza bene kano kageni, cyaba ari ikihe kibazo yaba yahuye nabyo? Ibi bintu ni ibiki cyangwa se bino bintu ni ibiki? Ibyo ari byo byose birakomeye. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ibyo ari byo byose bino bintu birakomeye cyangwa se harimo ibibazo, harimo icyago. Ubwo umukobwa atangira kuba yamubwira ati Samu we, Samu ari hanze. Ubwo yahise amubwira tunyihanganire, ntabwo biri bukundi, ntabwo biri buze kuba byakunda, kuko ndimo ndabona kino gihe atari cyiza cyo kuba nafungura. Wapi sindi buze kuba nafungura, hoya genda ujye mu rugo mbere na mbere taha, tuzabivugana ku munsi w'ejo, cyangwa se uze kuba wanyandikira, nta kintu bitwaye nugera mu rugo tubivuganeho nta ribi. Ubwo Samu nyine arimo arahatiriza. Umukobwa nawe akamubwira ati Samu we, igerageza nyine utahe. Ubwo akiri aho ngaho undi yatangiye kuba yamubwira ati niko waretse kuba wakomanga aho ngaho, urimo urashaka iki ku muryango w'abandi? Hari undi mukobwa waje arimo aravuga ati wikomanga aho ngaho, urimo urashaka iki ku muryango w'abandi? Umugabo niko yahindukiye, arahindukira arareba, dore gutangira kuba yakisetsa. Yahise akupa umwe bari bari kuvugana Siya, yahise areba muri nyine ahita areba muri kamera, ahita amubwira ati Siya we. Ubwo Siya arimo arareba kuri kamera, yahise amubwira ati nzagaruka ejo nze kuba nareba fagitire nta ribi, nzagaruka ejo nje kuba nareba fagitire kandi uruhuke neza. Ubwo abonye undi mukobwa nyine cyangwa se abonye umukobwa umubujije ati wikomanga aho ngaho,
ariko undi yari afite ubwoba. Undi yari afite ubwoba, dore nuko nguko undi yahise agenda. Tayari dore nuko nguko yahise agenda. Yegera wa mukobwa wundi urimo uramubwira ngo wikomanga ngaho, ariko siya nawe yahise atangira kuba yakiruhutsa. Avuga ati awe, ibintu biratekanye, ariko akavuga ati se kubera iki? Ikubera iki? Ikubera iki nubwo ibintu ndimo ndumva muri kano kanya bimeze neza? Ariko nukubera iki? Yari arimo arahatiriza, nanjye n'ibyo bintu ndimo ndibaza. Agatangira ati byari byo byose byari pranka. Yari arimo arankorera pranka. Pranka namwe murazizi. Ntago nazi gusobanura, ariko nyine yatangiye kuba yavuga ati ni tekinolojiya. Abantu nyine bakoresha nyine imbuga nkoranyambaga. Murabizi nyine kumwe umuntu ahita akubwira ati tekinolojiya. Ubwo rero nawe yese atangira kuba yavuga ati ni tekinolojiya. Ariko banza hari birimo birahurirana bino bintu. Ibi bintu ni gute bihuriranye? Umukobwa ntago arimo arabyiyumvisha, ariko yatangiye kuba yavuga ati nta mpamvu yo kuba nanabitekerezaho. Reka mbanze njye kuba naruhuka. Ubwo nuko nguko yagiye, ngagiye kuba yaruhuka, ariko nawe ntago arimo arabyumva bino bintu ukuntu bimeze. Tayari dore nuko nguko yagiye. Reka mbe nakubwira ati reba neza niba ukoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umukobwa nuko nguko yitahiye, anako yahise aza ariryamira. Ariko mwibuke neza ibyabaye nimugoroba. Mubyibuke ku makuru bavuze ati ntagire umuntu uza kuba yafungura. Murabyibuka nyine nijoro umukobwa yaricuye abyuka arimo arikangura, ashidukira hejuru. Dore nuko nguko yabyutse. Umutima hano ntago uri hamwe. Nawe ibintu byaba byakubayeho, umutima ntago umukobwa uri hamwe. Yatangiye kuba yareba avuga ati habaye ryari. Akareba akabona umucyo waje, akabona hakeye. Agatangira kuba yavuga ati awe, ndabona bwakeye. Umukobwa niko bwakeye nyine abyuka, arimo aribuka bya bindi byose biba byabaye nijoro. Abyuka utyo, dore nuko nguko yabyutse yambara udukweto. Gake gake, ariko ibintu biratangaje, ibintu birababaje. Ibintu se buno birababajira, ariko kano gakuru muze kumbwira ukuntu murimo murakabona. Njye ndimo ndabona nyine karimo karagenda karyoha ukuntu. Ubu se uriya Samu wari urimo urahatiriza umuntu muri buriya buryo, buriya Samu we. Ahaha, umukobwa ariko nyine yarabyutse. Abyuka arimo arifungurira idirishya nk'indi nk'abandi bantu bose. Ariko kwitegereza neza hari abantu barimo bariruka munsi babiri. Murimo murababona? Dore ukuntu barimo bariruka. Barimo bariruka cyane. Umukobwa yarabibonye. Tangira kuba yabyibazaho, akavuga ati bariya abantu se, bariya abapolisi barimo bariruka, ni ikihe kibazo ko ndimo ndabona abapolisi hanze? Umukobwa nyine yarabibonye ahita abona n'abapolisi barimo bariruka. Ubundi ni gake uzabona abapolisi barimo bariruka uhita umenya ko harimo ikibazo. Umukobwa yatangiye kuba yakibaza ati se, bariya abapolisi barimo bariruka ni bwoko ki, ni bene kahe kageni ko mbonye barimo bariruka cyane? Umukobwa nyine yarabyibajije, abyibazaho cyane. Kwitegereza neza yahise atangira kuba yabona mu makuru hari ibinyamakuru byasohotse. Atangira kugenda abona ibinyamakuru, batangira kuba bavuga ku nkuru iyo umuntu wishwe. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yabona. Kwitegereza neza, dore aho hari umukobwa wishwe mu buryo bukomeye, yatewe ibyuma. Dore yatangiye kuba yagenda bibona aho ngaho mu makuru cyangwa se ku binyamakuru. Agatangira kuba yavuga ati iki, ibi bintu ndimo ndabona se ni ibiki? Ngo bamwinjiranye, ibi bintu ndimo ndabona ni ibiki? Ubwo nuko nguko umukobwa nyine yatangiye kugenda asoma. Agatangira kuba yavuga ati ino nzu se ko ndimo ndabona nyizi. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati reka ndebe ino nzu, ubu nicyo kintu nshaka kuba nabona, ndimo ndabona nyizi. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati hano hantu wagira ngo ndahazi. Umukobwa nyine atangira kuba yavuga ati hano hantu wagira ngo ndahazi. Amabere ye koza tonsa. Umukobwa amabere ye koza tonsa atangira kuba yasubira inyuma avuga ati bino bintu ni ibiki? Umukobwa ntumbaze ikintu abonye. Dore yatangiye kuba yareba, akareba neza, akareba ku nzu. Agatangira kuba yavuga ati none se icyumba cyaba ari ikihe ko mbona inzu n'ubundi hoteli ari imwe, cyangwa se department cyangwa aparitoma aho babatuye? Yatangiye kuba yavuga ati ko mbona n'ubundi aha hantu n'ubundi inzu ni imwe cyangwa se inyubako ni imwe. Rero yatangiye kuba yavuga ati icyumba ni ikihe? Kureba neza yatangiye kuba yavuga ati ni umukobwa twari duturanye cyangwa se utuye, wari uba mu cyumba nyine cyegeranye n'icyanjye. Ibi ni ibiki? Mwibuke neza ibintu byabaye nimugoroba. Mubyibuke neza. N'umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati biki? Ibi ni ibiki? Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Dore kwitegereza neza yahise atangira kugenda asoma amakuru, agenda asoma akantu ku kandi. Ariko nyine abonye ukuntu umukobwa
uwapfuye ngo ni umukobwa begeranye cyangwa se nyine baturanye mu cyumba icyegeranye n'iki umukobwa yatangiye kuba yavuga ati oya wapi ibi bintu sinabyiyumvisha. Umukobwa rero ntabwo yarimo arabyiyumvisha, agatangira kuba yavuga ati ntabwo nakiyumvisha ko umukobwa duturanye mu cyumba kimwe cyangwa se nyine twegeranye ku cyumba yaba yapfuye. Umukobwa ntabwo arimo arabyumva neza bino bintu. Yatangiye kuba yagenda akabyibuka neza ukuntu abisomye, nyine ukuntu asomye biriya bintu byose, inkuru ukuntu yari imeze. Yatangiye kuba yavuga ati bino bintu se ni uguhurirana, ibi bintu ni ugute cyangwa se ni gute bino bintu byashoboka. Ntabwo ndimo ndabyumva umukobwa habe no kubyumva na gato, ariko akibuka neza nijoro ukuntu Samu yahindukiye akamureba mbere y'uko agenda hirya. Dore hari umukobwa yatangiye kuba yabyibuka ukuntu Samu yagiye, agatangira ati ejo hashize cyangwa se umunsi nyine washize nabonye Samu hari umuntu nyine cyangwa se hari undi mukobwa hirya. Numvishije undi mukobwa nyine we ntabwo yari arimo aramureba, ariko ngo numvishije undi mukobwa wavuze igihe Samu nyine ajya kuba yagenda. Kandi ejo kuri televiziyo bari batubujije gufungura inzugi cyangwa se amadirishya, bari batubujije. Ni nabwo Samu yaje kuba yakomanga umukobwa, n'ibyo bintu yatangiye kuba yahuza, agenda abihuzahuza, agatangira kuba yavuga ati ibi ni ibiki, ibi bintu byaba ari ibiki, none si yo nza kuba nafungura umuryango kuko biriya bintu nari nzi ko ari ukubeshya cyangwa se ari ibikabyo. Iyo nza kuba nafungura umuryango, ibi byose ni ngiye biba bibayeho. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga, agatangira kuba yavuga ati nyine yaza gufungura umuryango niwe biba bibayeho. Rero yatangiye kuba yareba gutya akavuga ati ibi ni ibiki. Itayari dore umukobwa nyine yatangiye kuba yashishoza, avuga ati yaza kuba yafungura umuryango, ibi ngibi niwe biba bibayeho. Ababunazi dore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ni ibiki. Tayari dore yahise atangira kuba yafata telefoni yiwe, yari amaje kuba yayidondanga hasi, yayita hasi, atangira kuba yavuga ati iyaza nyine gufungura umuryango. Mwibuke nimugoroba hari icyagerageje kuba cyamufunguza, aricyo cya Samu. Samu ubanza ari nawe wishura umukobwa, simbizi, ntabwo mbizi ngewe, ntabwo njya nca urubanza, ariko wasanga ari we. Umukobwa nuko nguko yaje aravuga ati noneho ubu ngubu igikurikiyeho ni ubwirinzi. Umukobwa yaje afata imbando, kimwe bagikinisha baseball, atangira kuba yavuga ati iki ngiki noneho kigiye kuba cyankorera, ndaje nkwereke ubwirinzi. Umukobwa atangiye kuba yakishakira ubwirinzi. Tayari atangira kuba yavuga ati ninde urimo urakomanga. Umukobwa nyine atangira kuba yagenda avuga ati ukomanga wese ni ukujyana boro nkamudiha nkamukubita kuko ubu ngubu hakenewe cyangwa se agiye gukurikiraho ubwirinzi. Yumvisha hari umuntu urimo urakomanga, yatangiye kuba yafungura, arimo aravuga ati ninde. Tayari dore nuko nguko umukobwa hari umuntu urimo urakomanga, nyine yagiye kuba yareba umuntu urimo uragerageza kuba yakomanga ku rugi rwe. Nawe rero nuko nguko yagiye, ariko ibintu birakomeye. Ibaze nawe bino bintu ari we birimo birabaho, uri mu nzu w'umwe, uri mu nzu wenyine, wabigenza ute? Wakitabara ute? Ibintu biba bikomeye mwa bantu mwe. Mubona mubyuka mukaryama, nako muryama mukabyuka, mukagira ngo ntituba twabakoreye umutekano, tuba twakoze akazi, tuba twaraye dukora akazi, twe ntituryama. Dore umukobwa nuko nguko yaje gake gake agenda atambagira, atembera mu nzu avuga ati reka nzi mbanze ndeba umuntu urimo urakomanga, yaba ari inde? Dore noneho ni ku manywa, ndaba ndimo ndeba neza. Dore umukobwa nuko nguko yaje atangira kuba yavuga ati reka nze mbanze ndebe, ubundi bino bintu byose nabonaga byari byo. Yirengagije nyine umuntu urimo urakomanga, yatangiye kuba yavuga ati ibintu byose nabonaga byari byo. Ubwo kureba neza abona televiziyo imeze neza, ariko kuvuga ati se ibi bintu se bimeze gutera? Televiziyo ntiyakabaye yamenetse? Ibya bindi umukobwa nyine bimwe by'ibizimu, cyangwa se wa mukobwa waje ufite amaraso waje muri televiziyo, murabyibuka? Rero yatangiye kuba yavuga ati bino bintu ubu ngubu si byaba ari ukubeshyana? Ibi bintu si byaba ari ukubeshya? Dore nuko nguko yaje ahita afata telefoni hasi, atangira kuba yavuga ati se televiziyo iracyakora cyangwa? Ntago arimo arabyizera nyine, cyangwa se ntago arimo arabyemera. Yatangiye kuba yacana televiziyo akabona televiziyo irakora. Ubwo nuko nguko mu makuru yatangiye kuba yakumva, cyangwa se akavuga ati none se televiziyo ko ndimo ndabona irimo irakora, ibi ngibi ni ibiki? Agatangira kuba yavuga ati none ibi ni ibiki? Televiziyo irimo irakora, biriya bintu se nabonye mu nzozi ni ibiki? Umukobwa nyine kubera ihungabana. Ubwo mu makuru batangiye kuba bavuga ati igitondo cyiza kuri mwese,
Mu gitondo cyiza rwose kuri mwese, ndagira ngo mbe nababwira ati iki giturage cyangwa se amakuru yo mu giturage tugiye kuba twabagezaho. Ubwo ngaho nyine barimo baravuga ku makuru yo mu giturage ya tariki 27 z'ukwa gatatu 2026. Niyo batangiye kuba bagenda bavuga umukobwa akibyumva avuga ati televiziyo irakora reka nzi zimwe. Dore nuko nguko yayizimye, ariko hanze hari umuntu urimo urakomanga. Yatangiye kuba yavuga ati ngasohoka se, sohoka sohoka. Arimo aravuga ati sohoka, sohoka. Ubwo arimo arahamagara avuga ati sohoka sohoka. Tayari akongera agacana televiziyo avuga ati irakorara cyangwa. Ubwo arimo arashaka kuba yakongera kugerageza ibyabaye nimugoroba akavuga ati ko mbona nta kintu ndimo ndabona ra, ko mbona nta kintu ndimo ndabona. Sohoka sohoka, gwino duhangane. Umukobwa nyine ubwo ngubwo muri make ikintu arimo arashaka ni kimwe cyamuburiye kimubwira ati mu ijoro utagerageza kuba waza gufungura. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati si ibi bintu ni ibiki, ibi ni ibiki, ibi bintu ndimo ndabona ni ibiki birimo biragembera umukobwa kubyizera byanze, kubyemera byananiranye. Yatangiye kuba yavuga ati ibi ngibi ni ibiki, ihano ucika intege, ihano ucika intege rwose ibintu bikanga. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati se bundi ni iki kibyihishe inyuma bino bintu byose, ni iki cyaba cyihishe inyuma ya bino bintu. Yacitse intege, acika intege, atangira kuba yavuga ati ngego none ngiye gukora iki, cyangwa se niki ndi bukore, ndakora iki muri kano kanya, ndakora iki. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ikintu yagakoze cyangwa se yakora. Atangira kuba yavuga ati none se eko kuri televiziyo ejo batuburiye cyangwa se baburiye buri umwe warebye amakuru, nari gukora iki, cyangwa se ubu ngubu ni iki nagakoze, nagakoze iki, ibi bintu ni ibya nyabyo. Hano rega hari ibintu bikunanira kuba wabyizera. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati se ibyaba ari ibya nyabyo bino bintu. Nawe yagize ubwoba itajugunya icya gikona kinaga hanze nakakinaga hasi, ariko afite ubwoba, afite ubwoba. Arimo aribaza yaba nyine uri adapfa niwe wakabaye apfuye. Dore nuko nguko yicaye aho ngaho atangira kuba yavuga ati none ndakora iki, ndakora iki, ndakora iki. Umukobwa yatangiye kuba yakiheba ngo arakora iki, ariko agatangira kuba yavuga ati none se we ari hehe. Ubwo arimo aravuga wa mukobwa yabonye muri televiziyo akavuga ati se arimo arandeba nanone, arimo arandeba nanone. Umukobwa ni nyine nicyo kintu yatangiye kuba yakibaza ati arimo arandeba nanone. Dore nuko nguko yabatangiye kuba yareba akareba akavuga ati reka nze ndebe. Yatangiye kuba yafata telefoni yiwe ntumbaze ngo agiye kuba yareba icyo, ariko afite agahinda. Ni agahinda kaba kamwishe, ibintu byamurenze, byanamucanze. Yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu gute bishoboka, ibi bintu gute bishoboka. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yagenda areba akavuga ati gute bino bintu bishoboka, ibi bintu bishoboka gute. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati none se ibi ni ibiki. Kamera ko zari zirimo zirerekana ibintu ubu ngubu gute batarimo barabibona. Ikintu cyaba cyamwishe nyine umukobwa nicyo kintu arimo aribaza ati gute kamera zitafashe umuntu waba wamwishe, ibi bintu gute byashoboka. Umukobwa nuko nguko yahagurutse arimo arabyibaza cyane, yibaza akantu ku kandi. Dore nuko nguko yarebye aravuga ati ibi bintu ni ibiki, ibi bintu bishoboka gute. Dore umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yakegera televiziyo avuga ati reka nze ngishake, ndakibona. Umukobwa niko yigize rambo atangira kuba yavuga ati ndakibona. Tayari yatangiye kuba yamurikamo nyine arimo arashaka wa mukobwa. Ndakeka murimo murabyibuka neza, nta n'impamvu yo kugumya mbasubiriramo kuko murimo murabyibuka. Wa mukobwa nijoro waje afite amaraso akamuburira ati rino joro ntasohoke, nako ntanafungurire umuntu n'umwe, ntafungure ntagire n'umuntu afungurira cyangwa se ngo afungure n'amadirishya. Yatangiye kuba yareba impande n'impande akavuga ati se ko ntarimo ndakibona, nta kintu ndimo ndabona ahangaha, reka nta kintu na kimwe ndimo ndabona ahangaha. Ubwo umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati si ibi bintu byaba birimo biragenda gute, cyangwa se bino bintu byaba ari ibiki, ko ntarimo ndasobanukirwa na gatoya. Ibi ni ibiki birimo biragembera ahangaha, ndakora iki. Umukobwa atangira kuba yakibaza ikintu yagakoze cyangwa se icyo yakora. Atangira kuba yavuga ati n'ubundi umwicanyi ni njyewe yari atagitinze cyangwa ni njye yashakaga. Umukobwa agacika intege rero kumva ko umwicanyi ari we yashakaga, nuko hahise hazamo uriya mukobwa wundi akitambika. Rero yatangiye kuba yavuga ati ni gute nacika ibi bintu, ni gute nabicika. Tayari yatangiye kuba yakubwa n'umuruho akicara aho ngaho. Dore nuko nguko yicaye ibintu biramurenga, ibijyaho biramucanga. Atangira kuba yavuga ati gute bino bintu biri buze kuba byarangira, ibi bintu birarangira gute, ni gute nacika.
bino bintu ni gute nabicika? Umukobwa nicyo kintu arimo aribaza, ikintu yagakoze kugira ngo acike. Kumva neza, dore yongera kumva barongeye barakomanga. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yakibaza ati noneho ninde uri aho ngaho. Ubwo yatangiye kuba yavuga ati hello. Ubwo bahise batangira kumubwira ati twebwe duturutse kuri polisi, hari ibibazo dushaka kuba twakubaza, hari ibibazo bike dushaka kuba twakubaza. Umukobwa polisi yaje kuba yamureba ngo imuhate ibibazo nyine, kuko umukobwa wapfuye baregeranye cyangwa se nyine baraturanye. Nuko nguko yahagurutse arimo aravuga ati reka ngende njye muri anyete nyine bagende bamuhate ibibazo. Ariko aravuga ati mbere yuko ngiye mbyizera, reka nze mbanze mfata imbando yanjye, uza kuba yamenyera ndamubarura umutwe. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ndamubarura umutwe. Tayari, dore nuko nguko yahagurutse, ahaguruka gake gake arimo aravuga ati ngiye ndica umuntu. Ikindi kintu baze kuba babimbaza, ariko yaravuze ati polisi nabwo reka mbe nashyira imbanda aha ngaha. Ayishyira ngaha polisi kubonye ufite imbando ishandagaza. Ubwo nuko nguko nyine yatangiye kuba yavuga ati reka mbanze ndebe uwo ari we. Kwitegereza neza yabonye ari abapolisi babiri bahagaze aho ngaho ngo bagiye kuba bamuhata ibibazo. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati hello, abandi ati bite. Ubwo nuko nguko abapolisi nabo ibibazo baba bagomba kuba babimuhata. Yatangiye kuba yamubwira ati ngiye banyita ofisiye James, nkaba nturutse mu kigo cya polisi, twamenyanye. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yamubaza ati se yaba ari wowe Siya? Undi ati cyane ni njyewe Siya, ni njye Gasiya. Umugabo atangira kuba yareba, agatangira kuba yavuga ati se uba aha ngaha? Umugabo nyine nicyo kintu yatangiye kuba yamubaza ati se waba uba aha ngaha? Abapolisi batangira kuba bagenda bakusanya, batangira kuba bareba ukuntu umukobwa ari buze kuba yakitwara n'ukuntu ari buze kuba yavuga. Undi yaravuze ati cyane imba aha ngaha, hano hantu ndahakodesha, mpakodesha. Nyine umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati mpakodesha. Undi yatangiye kuba yabivuga ati ndabibona Siya we. Ubwo nyine yatangiye kuba yamubwira ati ndimo ndabibona. Ubwo agatangira kuba yavuga ati none se ko mbona urimo uragenda nyine uhumeka cyane. Ubwo nyine barimo baramwumva guhumeka insigane. Agatangira kuba yamubaza ati none rero hano ibintu byabaye nawe wabyumvishe? Ndakeka wabyumvishije. Turagira ngo dukusanye amakuru cyangwa tumenye niba hari ikintu waba uzi kuri ibi bintu byaraye bibaye hano nijoro, ube waduhereza amakuru. Dushaka kuba twakusanya amakuru tukamenya ibintu byabaye nijoro. Niba hari ikintu waba uzi watubwira. Niba hari ikintu waba uzi ku bintu byaraye bibaye hano nijoro, dusubize kandi udusubizanye ukuri, tubwize ukuri. Umupolisi niko kuntu yatangiye kuba yavuga ngo amubwize umukuru. Umukobwa disi nawe yatangiye kuba yaza yegera avuga ati ariko ku rundi ruhande ndagira ngo ndebere, dore hari uwahanyuze. Dore wa wundi nimugoroba ngo bita Samu, yarahanyuze. Umukobwa aramureba, dore yaramubonye ahita anamuhamagara ati Samu we, dore undebere. Dore noneho uyu munsi noneho nabashyiremo ka promosiyo. Episode ya mbere nabakubise ikintu cyitwa ndende, ariko reka mbe nababwira ati ntabwo nzongera kuba nabakubita indende iyi ngiyi nimutayireba, kuko twari twarumvikanye ko ari ugukora gatoya. Iyi ndi episode ya kabiri tukayikora nyuma, ari uko mwabanje kuba mwakunda iya mbere. None mbahaye indende kugira ngo mbanze ndebe niba bya bintu mwajya mubikunda, tugatangira iya mbere duhita dukomeza byose ari birebire. Nimuyikunda tuzajya dukora n'isaha, noneho episode ya mbere yari isaha, gutyo kugira ngo ibintu tujye dukubita tubangura. Reka mbe nakubwira ati kano gakuru ni agakuru keza cyane, ndakeka buri wese yagakunze. Ariko mbere yuko mba navuga ibintu byinshi, imureke ino nkuru tuyigeze kure cyane, tuyikubite marayike comment nyinshi cyane, kugira ngo tuze kuba twareba niba abantu bose bayigeraho bakaza kuba bayikunda. Reka mbe mbere yuko tugasoza mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video wayibonye cyangwa se urimo urayibona, iramutse yagushimishije cyangwa se irimo iranagushimisha kuko ntago irarangira. Wibuke kuba wakora kuri like. Reka mbe nakubwira ati ibiri mu biganza byawe kuba wahitamo niba wayikunze tugakomeza episode ya kabiri, ariko ni n'ubushake bwawe kuba wavuga ati sinjye sinayikunze, reka dutangire indi kuko inkuru zo ni umufiririzo ngiye mbahata imiriro, kandi nkuba mfite ubushobozi bwo kuba nabazanira irenze iyi ngiyi. Ariko ngiye ndakeka kano gakuru nta kintu gatwaye, twakareba tukakarangiza. Reka mbe nareka kuba navuga amagambo menshi,
niba murimo murayikunda ni ukuri mubivuge muri komenti. Ku munsi w'ejo tuzakubitiyeho iya kabiri. Ndabakunda cyane, bye bye.